urakaza neza ikuzimu Bruce Melody itaye iwacu igitangaza. Ndagira ngo mumenyeshe yuko hano mfite amajwi yawe wagiye ukoresha unyihakana. Ariko narumiwe, ninde wababwiye kare amajwi arayanjye? Ubwo niba ataraya urumva arayanjye nayande? Ntabwo uzi ko citajya yigana. Sinaje hano guterana amagambo nawe wakibirituwe. Ubwo urumva ndinjije. Reka tuvuge ko wenda ari njyewe. Ubwo wemera ko ari wowe, uremera no kutubwira ibyo wavuze. Wavuze ngo iki? Nguriya muyeho. Kubera ibyo bitutsi no gutukana no kutumva no kutumvikana wazanye mu bantu banje. Ngiye guhita nkutwikira muri uwo muriro rero inyuma yawe. Kwikanga ibiki hinduka ujya mu muriro vuba ngo utwike. Aka kanya nyine, ariko ngo wageze kwitangira kwigira umusitari wumva urenze urya ibyana urasinda umera neza urangije usinga n'amafashion atandukanye. Ufite iyo fashion ku isi? Urubwa fashion. Kugira ngo ugire icyo gitekerezo cyo kuzana urubwa fashion byaturutse kuki, byavuye kuki, wabitewe n'iki? Uzi ko abantu bose bari kumvuga nabi. Bakuvugaga nabi nk'abande nk'aba super manager ngaho mbwira ikintu mwapfaga. Nta kintu ndi bumuvuga. Ndumva umajije kubyimba reka ugize igitangaza nk'uko wiyise. None se upfa iki n'abandi bantu bagenzi bawe nagiye nohereza ku isi? Nyine narabavumbuye namenyeshyira abantu bafite. Ariko ngo mwageze ku isi mutangira kwigira abantu b'abasitari musambanya abakobwa wowe na ba Sabe, ba Yago, ba Chita, ba Philipita, ba Irene n'abandi mugiye mutandukanye. Ibyo bintu si byo. Niba atari ibanga kuki ari mwebwe mwenyine mwahisemo kujya musambanya abakobwa, abandi byagenze bite? Barabuze ahantu babikubitira. Kubera ko ubusambanyi, ubujura n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitari byiza aribyo bashaka, ndakubaburiye subira ku isi. Asante. Kuko urusufero ku mbaraga zanje niko gitangaza Bruce Melody itaye iwanyu. Ubwo ushatse kumbwira yuko ibyo bintu bigushimishije kuba ugiye gusambanya abagore b'abandi? Ntabwo bitangaje cyane. Wagendeye kuki kugira ngo uhitemo gusambanya abakobwa b'abandi n'abagore b'abandi? Nagendeye ku bantu. Ariko nk'ubwo abantu bumbwira nabahe niba ntarabohereje ko ndimo gutwika muri uwo muriro inyuma yawe? Abo bantu nabahe? Hari abantu bagufasha. Abo bantu nabahe kandi utambeshye? Ntabwo ndi buce ku ruhande. Abo bantu bagufasha se wizeye iyo bari gusambanya abagore bamara igihe kingana iki? Amara iminota 50. Ngaho ushimira Rock imbere yuko ushimira Junior kuko ndabizi niwe muntu wa mbere wabikwigishije. None se mbere yo gushimira Junior ubanza ugashimira Rock? Ubwo washimiye Junior? Giti. Oya, ntabwo mvuze Giti, mvuze Junior. Giti ntabwo namushimiye. Wakibirituwe, wongera kuvuga Giti ndagushyira muri uwo muriro inyuma yawe utazima, uhiremo, upfiremo. Ndashaka kuvuga nyine ko ako kantu ntakavuze. Kuki wahisemo ingeso z'ubusambanyi, iz'ubujura ukazihorera? Ntabwo nazikoze kubw'impamvu. Uyagenda wabikoze kubw'impamvu wakibirituwe, ntabwo ari wowe wabikoze. Ni njye. Ceceka se nyine reka kuguma kuvuga ibyo bigambo byose. Ibaze ko mu bagore bose wasambanyije utanyeka n'abana 10 wabyaye. Ceceka ikibazo cyanjye hari abafite ibitabarika. Kandi nubwo uri kunyiyemeraho bambwiye ko ushobora kuba uri imanzi. Ni ndabivuze. Wimbaza ubusa, ahubwo niba koko utari imanzi, ngaho nyemeza ko utari imanzi watangiye kubasambanya ryari? Ni uguhera muri 2012 ariko kuri Bruce Melody. Okay, abo bakobwa n'abagore ndabashaka hano nonaha. Bruce Melody, wibuke neza ko nkuzi neza ari njye kuyohereje ku isi. Muri make ubu utangiye kwihigimishwa urabanyimye. Ese wirengagiza ibintu tuziranye? Nta kintu uzanyeho nawe wemere garine mayoneze wakibirituwe. Njyewe uzi ko ndi imanzi. Uri guseka iki? Ngaho mbwira undi muntu uzi w'imanzi cyangwa abandi bantu wabuze. Bakapobiri na famiye na bose abo bose. Niba ari bakapobiri na famiye, sinumva ari bakeya hari abandi. N'abandi baji. Abo baji bawe bari mu manzi cyangwa nabo bari mu bantu bagiye basambanya abakobwa? Barimo aho ngaho. Okay, ubwo wageze utangira kurema agakundi kawe utangira kuza unyigumuraho. Yego? Narihenuye? Ego ko rusofero satani ku mbaraga zanje. Ngo maze kubyimba rero ngo namwe mwumva ko nabyimbye ndabashimiye. Nyuma yo kubyimba ngo wageze ku isi maze kohereza mu byo ugombaga gukora wigira mu byo gusohora amarubumu ngo ubu ngubu ufite n'indirimbo nziza ngo yatanje. Itwika koko muze kwireba muraza kumbwira. Njyewe sindi umufana wawe, wowe uri umufana wanjye ukuri njye wakohereje ku isi kugira ngo ujye kwibwe nagutumye. Ubwo ushaka kumbwira yuko kumbwira indirimbo yawe ngo nyirebe ibyo bintu bishimishije? Hanyuma ubundi ndishimye. Nishimiye ko iki kintu byibura finally ngivuzeho. Iyo ndirimbo werekana uturatura ubundi bayita gute? Niyo Bruce Melody itaye iwacu igitangaza. Nasema kukohereza mu muriro utazima uzajya uhora ushya wumva ubabara udashobora kuvamo. Ibyo bintu hari ikintu bigutwaye? Hejuru cyane n'impanuka. Niba nta kindi kintu warenza cyatuma tukubabarira, ngaho ujya mu muriro ngaho vuba inyuma yawe. Ubundi hari ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu nabyo nshaka Bruce Melody ndakwiyamye.
mpisemo ko uguma hano ikuzimu ugahiramo bitewe n'uko urubanza rwawe waruburanye watsinzwe. mwakoze namwe.